Mutesi Scovia ni umunyamakuru wabaye ikimenya bose kugeza no kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame bwo gukorana umurava akazi ke k'itangazamakuru ndetse no gusesengura amakuru y'ibyaramutse ndetse n'ibyanditswe cyangwa se amakuru arebana n'abaturage mu byaro ndetse no mu mujyi aho abanyarwanda bari, amakuru ari mu rusisiro hose. Mutesi Scovia akaba ari wa muntu ufasha abanyarwanda kumenya aho igihugu kiri kwerekeza binyuze mu mwuga w'itangazamakuru. Umunsi umwe Mutesi Scovia yavuze ko nta kintu umugabo yakora ngo we kimunanire usibye gutera inda byonyine. Ni umunyamashyengo cyane, akaba kandi umushyushyarugamba, akaba n'umunyamakuru mwiza, umusesenguzi utarya iminwa aho biri ngombwa, akaba yamaze kuba umufatabyemezo mu kigo gikomeye mu Rwanda. Mutesi Scovia abatamuzi neza ni umunyamakuru cyangwa se umugore wavukiye mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba, akaba yaravutse mu mwaka w'1986. Akiri mutoya akivuka yabuze mama we akiri muto cyane. Nk'undi mwana wese uba ukeneye uburere bwa mama we ntibyari byoroshye kububona. Icyabaye ni uko papa we yafashe inshingano z'ababyeyi bombi, abapapa, abamama, ariko ibyo ntibyabujije umupapa kurera umwana we neza. Ubu ngubu akaba yarabaye Mutesi Scovia twese tuzi ubu ngubu. Mutesi Scovia avuga ko yahawe uburere bwa nyabwo ndetse yahawe urugero rwiza na se utarigeze ajya kumureresha ahandi. Mu gukura kwe akaba yarabonaga se akora imirimo yose yaba iya papa n'iy'aba mama. Akaba ari naho Scovia avuga ko akura ibintu byo kuvugira abagore ndetse no kuvugira uburinganire muri rubanda. Mutesi Scovia arubatse, afite umugabo umwe, abana babiri harimo umuhungu ndetse n'uw'umukobwa. Avuga ashize amanga ko Rwanyange ariwe wamufashije kwinjira mu kumenya icyo gukora mu itangazamakuru kimwe n'uwo bita Solange aya none. Akaba ari iya Solange, akaba ari nawe Scovia yafatiyeho icyitegererezo. Aba ni abanyamakuru bamenyekane cyane mu Rwanda. Abantu benshi bakurikira umwuga w'itangazamakuru bazi uwo bita Rwanyange ndetse n'uyu Solange aya none abantu barabazi. Mutesi Scovia yatangiye kumenyekana cyane mu gihe yakoraga ku gitangazamakuru cya Radio B&B akora mu kiganiro bita The Real Talk. Ariko mbere y'uko akora kuri iyi radio yabanje gukora kuri Radio Flash ndetse na televiziyo ya Flash. Nyuma yo gusezera kuri Radio B&B FM yakomeje gukora ibiganiro bye nk'ibisanzwe anyuza ku muyoboro wa YouTube yashinze witwa Mama Rwagasabo TV, utambukaho cyane cyane inkuru zirebana na politike yabo yo mu Rwanda, muri East Africa ndetse no ku isi muri rusange, aho abari gusesengura amakuru y'ibiri kuvugwa cyane cyane muri politike, akanabinyuza kuri no muyoboro we wa YouTube witwa Mama Rwagasabo. Uyu muyoboro wa YouTube Scovia yawushinze tariki 25 Ukwakira umwaka wa 2021. Igitangaje ikiganiro cya mbere yashyizeho Scovia avuga ko cyarebwe n'abantu 160 bonyine, ariko akavuga ko yanze gucika intege, akaba naheraho agira abantu inama zo kudacika intege mu gihe bafite intego za nyazo bagomba gukomeza bagashyiramo imbaraga, ko avuga ko uno muyoboro witwa Mama Rwagasabo TV uri mu bintu bimutunze kandi bimwinjiriza amafaranga atubutse mu buzima bwe bwa buri munsi. Scovia ntiyarekeye kuko nyuma yaho yashinze undi muyoboro wa YouTube yise Mutesi Scovia anyuzaho inkuru zirebana n'ubuvugizi. Yawufunguye tariki ya 1 Gashyantare 2023, nawo ukurikirwa n'abatari bake mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Mutesi Scovia ni umusangiza w'amagambo mu birori, abo bakunda kwita ba MC. Mu misango y'ubukwe akaba avuga ko yabyisanzemo mu buryo butunguranye, kuko ubwo yari yatashye ubukwe wari wagizwe umuyemusi cyangwa wari wahawe ikiraka cyo kuba MC w'ubwo bukwe yaje kubura. Biba ngombwa ko Mutesi Scovia afata ako kanya akabaganiriza abantu, biza kurangira ari we ubaye MC w'ubwo bukwe kandi abantu bakaba baramukunze, birangira bifashe nk'akazi. Ubu ngubu babikora nk'akazi, nabyo biri mu mwinjiriza amafaranga kandi menshi. Kuri wa 15 Ugushyingo 2024 yatorewe kuba umuyobozi w'inama y'ubutegetsi bw'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC, asimbuye Cleophas Barore wayoboraga kuva mu Kuboza 2016. Niba ugikurikiye AZ Kigali Update, icyo twagusaba nta kindi uretse gukora subscribe kugira ngo ujye kurikirana ibiganiro byacu tukugezaho ndetse n'amakuru tukugezaho ya buri munsi. Uyu Mutesi kandi akaba yari umukandida umwe rukumbi kuri uyu mwanya, kuko Rwanyange René Astrene wa Panorama yemeye kumuharira amajwi ye nk'umuntu azi neza bakoranye, kandi akaba yari n'umugore, bikaba byamuhesheje amahirwe menshi yo kwegukana uyu mwanya.
Rev Pasteur Uwimana Jean Pierre wigisha muri ishami rya Kaminuza y'u Rwanda ry'itangazamakuru n'itumanaho yatorewe umwanya w'umuyobozi wungirije w'inama y'ubutegetsi ya RMC. Kuri uyu mwanya yari umukandida nawe rukumbi nta wundi bahatanaga. Ku mwanya w'umunyamabanga w'ibiro y'inama y'ubutegetsi ya RMC hatowe Nyirarukundo Xavier w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA, nawe yari umukandida rukumbi kuri uyu mwanya, nta n'umwe wari uhari bahatana. Abayobozi b'inama y'ubutegetsi batoye muri 7 bayigize, harimo 4 babanje gutorwa. Aba nibo: Rwanyange wagize amajwi 67, Philbert Girinema wayigihe wagize amajwi 50, Mutesi wagize 80 na Nyirarukundo Xavier wagize amajwi 31. Muri rusange 4 mu bagize inama y'ubutegetsi nshya ya RMC batowe n'abanyamakuru 142, buri wese atora umukandida w'umugabo n'uw'umugore, hashingiwe ku ihame ry'uburinganire mu miyoborere y'umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda. Abanyamakuru 6 bo bahataniye imyanya 4. Ubwo biyamamazaga basezeranyije bagenzi babo ko biteguye guteza imbere umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda kugira ngo ukorwe kinyamwuga kurushaho unarusheho kubahwa. 4 bagize inama y'ubutegetsi nshya ya RMC biyongereye kuri 5 batanzwe n'abafatanyabikorwa b'umuryango w'abanyamakuru: Rev Pasteur Uwimana watanzwe na Kaminuza y'u Rwanda, Dr Gahongayire Berata w'ihuriro rya Société Civile, na Muhirwa Ngabo Audace watanzwe n'urugaga rw'abavoka mu Rwanda. Barore yashimiye bagenzi be bakoranye, mu magambo yagize ati: mu bihe bigoye, mu bihe bikomeye, ariko abagize inama y'ubutegetsi bakoranye ubwitange, ubunyangamugayo. Barore kandi ahamya ko we na bagenzi be basize RMC ifitiwe icyizere n'abanyamakuru ndetse n'abaturage kubera ko bajya banayitabaza rimwe na rimwe bitewe n'amakuru ahari. Kandi Barore yaboneyeho gusaba abagize inama y'ubutegetsi nshya gukora neza, asaba n'abanyamakuru kuyigirira icyizere. Mutesi yavuze ko atewe ishema no kuyobora abanyamakuru b'abahanga, bashishoza kandi baharanira uburenganzira bwabo. Yasabye abanyamakuru gukomeza iyi migirire. Umuyobozi mukuru w'inama y'ubutegetsi nshya ya RMC yasabye abanyamakuru kumufasha guteza imbere umwuga w'itangazamakuru, agira ati: uruhare rwanyu niyo ntsinzi yanjye kandi niyo ntsinzi yacu. Yatangaje ko atazahindura akazi ke kuko azakomeza gukora nk'umunyamakuru abangikanye inshingano n'ubuyobozi bw'inama y'ubutegetsi. Asaba abayobozi b'ibinyamakuru kumufasha kunoza kurushaho uyu mwuga.